abajura bari banyikiye sonatwike ku muhanda rwose mbese kandi atari na nijoro bari banyikiye no mu modoka ahubwo si n'ibyo gusa ntago natera umwaka Pastor Mutesi cyane ko kuva natangira kumushyigikira nanjye nagize inzara itoroshye ngira ibibazo abantu barandeka bamvaho rero njyewe Pastor Mutesi Paul sana Imana izaguha ibindi izagushumbusha ariko abakunzi bawe nimba baratujyanye sumba wanga nimba baratujyanye muri Nigeria ku mupfumu n'igihe namwohereje voice ntiyanambwiye ngo urakoze umeze mute mubyeyi wacu kanizere ko muri amahoro kandi mukomeye umuguwe neza n'umutware ngiye nshobora gukunda Mutesi nta nkundi kimwe yuko nawe hari abakunda nawe batagize ute batamukunda kandi woramukunda boya nakwemera gutukwa kubwe yego nakwemera kubabazwa kubwe yego nakwemera n'abantu bakanshiraho kubwe yego wanapfa kubwe yarampamagaye muri ibyo bihe arambwira ngo Pastor Juste mbabazwa no kubumvuga ariko nta nacanugira ntago Mutesi yakwitwa pasteri ntaho yigeze ahurira no guse kugaragaza ko Mutesi ari umugome ari shitani mbona ko Pastor Mutesi ntago nshaka kuvuga ngo afite ikibazo mu mutwe ari amajwi yaraye Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu ni kumwe na Pastor Revera Pastor Juste. Juste umeze te? Ndashima Imana, ndashima Allah. Ndashima Allah. Twagusuye mu rugo. Ejo bundi nabonye inkuru ngo madamu yaragiye. Buriya nyine ingo ziba zifite uko zubatse nge ntago natuma birembera ntabwo natumye bimara amasaha 10 nanga ari mwapfuye iki ni ibiganiro Claude yari yasohoye ariko bisohora kuri Kiranuka ariko mpita mbihandoringa vuba ubundi iyo wakoze ubukwe hari abantu baba bari ku ruhembe cyane wakoze ubukwe atari bwa bundi nyine hari abantu bakora ubukwe bagashaka ba marene b'amafoto gusa buriya rero ubundi marene wa nyawe umugore abamwubaha icyo marene avuze umugore atacyumva nonese mpamagara marene ndamusobanura nkumukaya nk'ako guhumbya umugore baragarutse babigenze neza wari uri mu marira ejo nagize gutya mbona kuri post yawe ya stati wanditse ibintu birimo amarira menshi ngo niba ngo mutugendaho ibintu nk'ibyo nyine hari umuntu abari ibyo urumva njyewe urumva mba narimitswe abantu bahari n'isi yose ireba kandi hari n'abantu bakomeye rero njye ndi pasiteri rego urumva ndetse n'akarere ndimo karabizi nimitswe n'abashumba bahari yego kindi umurimo w'Imana nkora barabizi abashumba dushumbanye mu karere kanjye cyangwa mu murenge wanjye babizi neza ko ndi umushumba nubwo nshobora kuba mpahira kuri YouTube ariko nabyo barabizi ubwo rero kwitora nyine ngiye buruzi ko uretse kuba Claude andusha amafaranga Ezekiel akandusha cane byibushye ariko kujijyanye n'uburyo bwo gusenga n'imisengere n'agaciro ntago ndeshya nabo ntago ndeshya nabo kuko amafaranga Claude yagize njye wayamba nona n'agaciro Imana yamuhaye wakantizaho gatoya rero ugasanga nyine we nta urabona ka video Claude yimikwa nta urabona n'agafoto basi bamusengera nta urakabona uretse kuhasanga ari kamwe bya Mutabazi yavuye igicumba yajya kwinjira muri Feruje za Nyabugogo agahita yiyita potere nta hantu yasengeye nta n'uwamwimitse kandi bigahama niba rero hari ibintu biba ukibuka n'iki Imana yaguhamagara nge rero Imana yarantoranije iranampamagara ari biriya bintu byose nandikaga ubona ko nandikaga munsi ya video runaka ngiye nimba umuntu avuga Mutesi nubwo ntabanye na Mutesi cyane nka Pastor Claude ariko iminota mike nabanye nawe isaha nicaranye nawe mu kiganiro hari uburyo kinabonye Mutesi hari uburyo kinamusobanurira abantu hari pane bibyo kuri social media hari uburyo cyumbaje Mutesi ngo nindi hari uburyo kinamugusobanurira urumva ikindi rero kuba Claude yamukubitisha kuko bagendanye kuko kimwe mu bintu byeze mu bantu
iyo umuntu musangiye, iyo umuntu akugejeje iwe, iyo umuntu menya ngo uri mu buryo bwo urimo ushaka intandaro zo kwangana n'uwo muntu, iyo wibiye ibanga runaka ry'akazi cyangwa se ukamuganiriza imibereho yawe uzi ko wari ubonye inshuti, menya ngo uri gukereye ikintu cy'urwango, kuko bimwe mu byo uri kumwereka ari igihe biri bumutere amashyari, bimwe mu byo uri kumubwira ari igihe biri butume watagukunda. Rero Pastor Mutesi nawe hariya niho nyine ngewe ni turiya tuntu nandikaga, ni urumva na postingaga Mutesi nkandika ndi kumwe nawe, ndi kubibona hari impamvu nazibuze za screenshot, hari impamvu rero ngewe na postinga Mutesi. Ubivuga iki ko abantu benshi bari kukwanga muri iyi minsi bakuza Pastor Mutesi? Nuko ntigeze mbemerera ko amajwi yagiye akinwa araye. Urumva nagerageje kurwana inkundura, kandi koko ngewe buriya nzarinda mpfa ntongeye kuvuga Mutesi nabi. Sure. Yes. Kuko Mutesi ibyo tumuvuga natwe batugenzuye basanga twe turi babi kumurusha. Nuvuga ngo ugenzuye umuvuga cyane wasanga ari mubi kuruta Pastor Mutesi. Pastor Mutesi muvuga ejo bundi yagize gutya aratabaza ati bamwibye. Mbere yo gutabaza ngo bamwibye, nagira ngo manze ngukinire amajwi hano wa playinga nta kibazo kugira ngo yumve neza. Aha, Pastor Yesu ashimwe. Ngamagaye ndakubura none ndi kumwe n'abantu. Oya sheri wanyitabye gatoya, ndi mu kiganiro ndi kumwe na Baktindi kuri Big Town TV. Nari wambabariye nkakuvugisha sheri umunota umwe. Kutanihuje. Oya telefone iriho, abanyarwanda bari kukumva, nari ndi kubazwa ibibazo bikuvugwaho, ariko ndavuga ngo mbere yuko bavuga umuntu babanze bamenye ko uyu munsi hari n'ibindi bimugiraho batazi. Nakabazo gato cyane nashaka kubaza. Nashakaga kukubaza nyuma yuko ejo habayeho ikibazo cyo kuba wagirirwa nabi n'abantu bataramenyekana, uyu munsi wa none umeze neza cyangwa se abakoze ibyo bakoze ejo by'ubujura hari uwaba yafashwe? Meze neza. Ntabwo barafatwa. Okay. Imana iguha umugisha, nicyo nashaka kukubwira, kandi ukomere, abantu bagukunda bagukomeze bagusange mu gikari. Ndaza gusigaho nimero nabonye uri kubasha gukoresha ibisigaye. Imana iguha umugisha. Okay. Nayishyizeho naswapishije. Okay. Bakti yarambwiye ngo niba ntacyo bigutwaye yagusuhuza, turi mu kiganiro. Nta kibazo. Okay. Pastor wanje makuru. Meza Bakti. Ebana imyaka turaburanye. Myaka myinshi rwose. Ariko nta mutima mubi. Nta mutima mubi kweri, ndagukumbuye. Anje nuko ndagukumbuye, zaze twongere tuvuga andi magambo 10. Si byose. Yeah. Okay, yambwiye ngo wagize ibyago, nanje reka nguhe pole. Yeah, reka nguhe pole, buriya tuzabonana tuvugane. Uze no gushirana make ya kuri momo. No kuri momo naho gukanda akanyenyeri biremewe. Imana iguha umugisha. Abajura bari banyiciye sonatwiga. Ku muhanda? Ku muhanda rwose, mbese kandi atari na nijoro. Ibintu bitangaje pe. Bahita binjira ahantu hameze nko muri rigora, ariko ica munsi y'umuhanda mu iriya mihanda imwe ni muremure undi ni mugufi. Abantu bahita binjiramo, ariko bari banyiciye no mu modoka, ahubwo si n'ibyo gusa. Hari icyo se babashije kukwiba, kugutwara cyangwa telefone? Baramutwaye baramwibye byinshi rwose, baramwibye. Baranyibye cyane, ariko igikuru nuko basigiye ubuzima kuko akaboko bari bagaciye n'urutoki rwo ndarwikoreye. Yo, pole sana. Barafashwe abo bajura cyangwa ntago barafatwa? Ntago barabafata. Ariko byanga bikunda bazafatwa kuko ibintu batwaye bifite gikurikirana. Hari abamenyekanye se cyangwa ni?
n'abajura basanzwe bo mu muhanda b'abamarini bari aho ngaho. Okay. Pole sana rwose Imana iragukomeza. Nari ndi muri ambutiyaje ahubwo nugiye ngo nari ndi no mu modoka wenda ngo ndi mu muhanda njyenyine muri ambutiyaje. Wari uri mu modoka? Nje nanyuze ngo wari uri mu maguru. Kare. Hey. Cyane umwe aturuka undi agaturuka hariya. Ariko nyine Imana yamfashije. Yo, pole sana rwose. Buriya tuzagusura, nzabwira Jack nzane tugusura umunsi umwe tuganire. Uzaze tuganire rwose, duheruka kuganira muri COVID. Hashize igihe kinini. Nanjye isi iradukumbuye babye. Si byose nanjye nari maze igihe kinini ntari mu Rwanda, ariko naje umva ibintu byinshi. Ndavuga se mu Rwanda ko hasigaye ari ibintu biteye ubwoba. Karibu cyane. Sawa, murakoze cyane. Nuko twarekera. Yego. Muri kumva inkuru y'uwo bita Pastor Mutesi, abantu baramuteze bari bamwishe. Yego. Nuvuga rero ibi nuvuga ngo Imana ishimwe ko atavunitse wenda ngo nk'ukuboko gucike, ariko aba bajura bo muri ambutiyaje bareza. Ni ukuvuga ngo icyumvikana nuko ibirahure byari bikinguye. Ni ukuvuga ngo bahita bamera nk'abagosa imodoka n'ubundi nanibazaga n'uburyo ki yibwemo. Nuvuga ngo hari n'abinjizanyamo maze amafera bito. N'abinjizanyamo imisumari nge banyibye kabiri, ariko ubwa kabiri barayimpaye. Ubwa gatatu ubwo nabikoze mbishaka ko nari nabonye aho bari, mfata imodoka nagendagamo ya Benzi, mfata pushete gutya ya telefone, ko kenshi bakurikira urumuri rwa telefone. Iyo barukurikiye bakabona rero n'imodoka irangaye, nyine uyoberwa ukuntu baragukubita noneho ugahita urangarira ibibaye. Ahubwo buriya Mutesi amahirwe yagize nuko atari we wari utwaye. Urumva iyo utwaye hari ubwo uhita ukubita kwiri imbere yawe, noneho mu gihe ukirangara gutyo undi akaba yanyujije ukuboko hano akaba yasakuma n'ibiri inyuma, nyine urumva aho habamo kugigira. Rero nge barabikoze manika ubwa gatatu, naye ndavuga ndeba aya mabandisha, ngenda nacanye urumuri gutya muri telefone mbarebera muri televiseri. Umwe ko kabaraje nabwo utigabanya gakeya, uko urumva nge ari kuza ndeba acengejemo ukuboko, mba nagufashe nzamura ikirahuri. Maze Higo nyine intoki ndazisigarana. N'inzara urumva zasigaye muri kaburimbo uko twese twagiserera. Ubundi bijura nuko umuntu abihana. Urumva uyu Pastor Mutesi iri kumva ko ari mu bibazo. Ari mu bibazo ngo bari bamwishe. Urumva buriya na telefone ntagire ngo izapfa kugaruka, keretse yari telefone n'ubundi ngo hari amatelefone bashaka bakabona ngo niyo yabijimije. Igihe ngo n'igihe yakiye ngo bagahita bamenya ahantu iyo telefone igeze ute iherereye. Wenda niyo mahirwe yagira, ariko nimba bavuga ngo utakwisha aragukereza, nimba ari utakwibye aragukerereza. Uri kumva ari mu bibazo bitamworoheye, ariko bizoroha kuba ari muzima. Reka muhe pole yihangane. Hirya telefone hari izindi, icyambere ni ubuzima, kuko iyo binjizanyamo nka fera bitosa ahubwo ko bari nko kumutobora. Urumva Imana yakinze ukuboko. Imana niyo gushimirwa kubwo kumurinda. Pastor Mutesi rwose urumva ko atorohewe pe. No muri cyagiye akora space ngo yese akora n'impanuka. Numvisha abwira Godfather aravuga ngo nkoze impanuka gutyo. Reka muze iyi nkuru rero ya Pastor Mutesi nze nyihuze ni ya Pastor Claude. Pastor Claude ejo yagize impanuka y'imodoka, na Pastor Mutesi wumvishe ko nawe yarahuye n'ibyo bibazo. Nayo ni impanuka erega, iriya nayo ni impanuka. Ahubwo nuko iya Pastor Claude yamutwaye amafaranga yo gukoresha iki imodoka. Noneho iya Pastor Mutesi bagira ibyo bamwiba nabyo bikene n'akaboko barajya mabinjirana ubugome cyane. Rero uri kumva ko bombi bariho ibitero.
tutari bubashe kumenya ngo ninde uri kubibateza. wigeze kuvuga mu kiganiro mbere twakoranye wavuze ko Pastor Claude byose biri guterwa nuko ngo yaguhemukiye. Ese Pastor Mutesi wari kuzira iki? Cyangwa nawe watewe umwaka Pastor Mutesi kubera kumushyigikira? Ntago natera umwaka Pastor Mutesi cyane ko kuva natangira kumushyigikira nanjye nagize inzara itoroshye, ngira ubujyaha bibutoroshye, ngira ibibazo abantu barandeka bamvaho, ndiyeranja mfunga akawo nk'umugabo n'abana ndemera njya kubacumbikisha. Nungu w'inzara iracyahari urebe turi kubaho nk'abasiribateri uretse madamu n'agahinja. Bavuga ngo hari abantu banze urwango Pastor Mutesi ku rwego utamenya impamvu bamwanze urwango, nimba baramuroze wenda icyangiro, nimba ari iki ntago mbizi, ariko kuva natangira kuvuga uti mwibeshyera umukozi w'Imana, hari abamborotse nka 7 kandi burya iyo utakaje umuntu wenda yaguhaga yagufashaga buriya nta ibintu n'abantu ndashaka kuvuga ngo nandi urivugira ubusa. Ndashaka kuvuga ngo nyine ndashaka kuvuga ngo nta umuntu wese ugufasha umuvuze uko mbivugamo nako inyongera mbi ni ibinyoro. Inyongera mbi ni ibinyoro niko waca umugani mu Kinyarwanda. Umuntu ashobora kuguha 50,000 we akagira ngo ntacyo akoze, ariko akoze ikintu gikomeye kuri wowe. Rero iyo utakaje abantu 7 bakakuboroka, ariko impamvu abamborotse bose n'ubundi n'abantu bagiye bamvugisha bavuye kuri kiranuka bari gukunda ya matiku nuko twasebyaga Mutesi nibo bagiye. Yego. Rero kuva navuga Mutesi navuga ngo Mutesi ni umuntu w'Imana, abandi bari kumusebya hirya no hino, nje nahahuriyemo n'ibihombo byinshi. Ariko ntekereza ko igihe kimwe gitondo kimwe hari ubwo Imana izacumbusha ko numva bibabaje, kuko nahuye n'ibintu byinshi muri izi nkuru, hajemo n'iterabwoba, hazamo n'ibiki, baranyanga n'abantu twakoranaga nyine ibiganiro nabo bagira gute, ariko nyine nagombaga gushikama kuko icyo nari ndiho cyari ukuri, kandi ashimana ko kirimo kigiye kigaragaje ko ibyo bintu singa bya bindi by'ubushize bwo bavuga ko Pastor Mutesi yaguteye umwaku igihe wari uvuye kumureba. Ntago nzi impamvu abantu bishimira ko kuba Mutesi wamuvugaho ikintu kibi. Nuvuga ngo ntago ari cyo byahura, cyagerega umuntu yabaga yataye rinye. Ariko nje nzi ko Pastor Mutesi kuba yagira ibyo byago yihangana. Natwe twamuvuze tumuvuga neza, ntago tworohewe. Rero no kuvuga ngo nje ndi mu minsi 7 gusenga, nukwanga abantu bose bari bakomoka, abantu bose ari ku ruhande rwa Pastor Mutesi bari mu minsi mibi. Birashoboka nkurikije uko nje mpagaze, ariko ndi mu minsi 7 nsenga, kandi abizi zajya kurangira Imana hari ikintu ikoze. Ese Imana niba ngombwa ko wenda ubona ko ari ngombwa ko uvuga ibi bya Pastor Mutesi nongeye kumuvuga ibyiza, uzagaruka umuvuga ibibi koko? Hoya, erega nakubwiye ngo ibibi nanjye ndabigira. Ibibi nanjye ndabigira. Ubu se nta bantu mbereye mubi? Buriya ukuntu umuntu akoze nuko hari abantu ubereye mwiza. Pastor Claude muri iminsi umubereye mubi? Ahubwo mubereye mwiza cyane. Mu bantu Claude yakanakunze ndi uwa mbere, kuko nje ndi kumwereka amakosa ye. Buriya nuko bigoranye mu muco w'abantu ku iki gihe, iyo uri kwereka amakosa umuntu ahita gufata nk'umwanzi. Urumva? Ariko iyo tuje nanone muri showbiz dusanga ntarigeze norohera Claude bitewe nuko yatatse Mutesi kandi akamugira nk'igicuruzwa igihe kirekire. Ariko Pastor Mutesi ntago turabona yicara ngo avuge Pastor Claude. Aho ngaho rero niho uhita ubonera ko nyine ibintu bikomeye. Rero njyewe Pastor Mutesi pole sana, Imana izaguha ibindi, izagushumbusha, ariko abakunzi bawe nimba baratujyanye Sumba Wanga, nimba baratujyanye
muri Nigeria ku mupfumu nimba baratujyanye hehe hari ibintu bitameze neza cyetse nimba abandi bakunzi ba Mutesi ahubwo bafite uko babayeho bandemere abakunzi ba Pastor Mutesi ni mu ndemere nimba mwebwe bimeze neza nimba hari agahengekero kagihari nimure ukuntu mu nkengekeramo kuko ngiye birakaze singe kwirara ntabwo se ujya wicuza impamvu wagumye kunamba kuri Pastor Mutesi ariko ubukene bukaba buri kurushaho kukwica kandi na Pastor Mutesi ukaba wenda utanamuhamagara ngo anagufashe byibuza ngiye Pastor Mutesi ntago njya mvugana nawe n'igihe namwohereje voice ntiyanambwiye ngo urakoze ariko ibyo mba nkora ntago ngiye mbikora wari umwohereje voice uvuga guki iyo yihorere ariko kandebe ko iki narimo so telefone ntibaye asanga yarongeye akanakuboroka wanasanga si bamwibye se ubundi telefone baba kwa bamwibye ko ntago byavuga ko voice zitarimo amwohereje voice arangije kurya scene ariko byaba atari byose kandi n'ukuntu ahubwo ngiye nanzi kuri inshuti yafi bitewe n'uburyo umuvugira irimo ubusenyi ikindi yikine hejuru ya mikoro cya kuri mikoro hejuru urumva umeze mute mubyeyi wacu kanizere ko muri amahoro kandi mukomeye muguwe neza n'umutware Imana ikomeze ibaturindire kandi ikomeze ibahaze ibyiza no kurama no kuramira kubona ibyiza yego niyumvishijemo kukubwira bene ayo magambo ongera imaze igihe ongera kuri 20 za ryari 20 z'ukwezi kwa karindwi ongera nkandire umeze mute mubyeyi wacu kanizere ko muri amahoro kandi mukomeye muguwe neza n'umutware Imana ikomeze ibaturindire kandi ikomeze ibahaze ibyiza no kurama no kuramira kubona ibyiza yego agusubiza iki niyumvishijemo kukubwira bene ayo magambo agusubiza iki ntabwo byanshobeye reka turebe hari ibihari se ko nta kintu yamusubije ni ukuvuga ngo rero hari ukuntu nyine ushobora turebe gutya nibwo nari nakuyemo urumuri urumva nagwicuje nyine kuba ufashe umwanya ukamwifuriza icya ibyiza kabiri urumva ushobora no kuvugira kujya ku ruhande rw'umuntu atifuza kujya no ku ruhande rwe yego urumva ariko njye icyo nakoraga si cyiza kuri Mutesi nakoraga umurimo w'Imana abantu bari bashenye yego kuko rero nubatse umurimo w'Imana mbizi neza ko igihe kimwe Imana izampa inyiturano yego kuko Mutesi iyo nza nkajya mu bamujombe bikwasi ngo amajwi niwe nanjye nari kuba nifatanyije n'abari kusenya umurimo w'Imana kandi banamubeshyera rero ngiye nk'ukuri numvaga nuko nzi social media nagombaga gukora ibyo ngomba gukora urumva rero kuba naramwandikiye nkamwohereza iyi voice ntafata umwanya wo kunsubiza yego ntuzi impamvu atageze ute atanshubije ntabwo rero nabyicuza ikizima nuko mbonye yarabisomye kandi ibyo namwifurije yarabyumvishe umuntu ashobora gusubiza mu buryo butatu ashobora gusubiza urakoze yo mu mutima ashobora gusubiza urakoze yandika ashobora kandi no kuzasubiza ashobora no kuguca amazi cyangwa se akanaguca amazi nabwo abagushubije ariko rero bibitwoye nawe Pastor Mutesi amurwariye amuru si ukubeshya ntago njye namurwariye amuru kuko ni umubyeyi wanjye ni umubyeyi kandi mfite ikintu kinini namugomba njyewe nk'umuntu nagiye nkoraho inkuru hashize zari gutuma yiyambaza n'inzego nkafungwa ntabikore ntabwo ndageza ku kigero numva nshakaho kuba namuha ibyiza yego hanyuma rero kuki nyuma y'uko hashize igihe Pastor Mutesi atakupostinga kwandikaho amagambo naho utireka nandikira umubyeyi wanjye muhereze aka voice note k'imitoma mwumvishe ko nyimukunda kandi mwifuriza ibyiza wari ugamije iki njye icyo gihe byari binjemo njye rero ikintu kinjemo ndagikora niyumvishijemo ko namwohereza iyi voice kandi ndabikora yego rero kuba narayikoze ubwabyo namara kubikora ntayishyireho igisubizo niwe wenyine uzi impamvu y'icyo kintu ariko nanone ntibyambabaza ubonye ari si mu kwa karindwi kuri zingahe
sibyo byari sinibuka urumva ni ku itariki 20 z'ukwa karindwi nta nubwo biriya bintu by'amajwi byawe byaza sibyo se yego ntago byari byakaje nuko ngo nacyo gihe muheruka kuvugana kaduheruka kuvugana se weho urabona yaramvugishije duheruka kuvugana duheruka kankubwira igihe mperuka gukora ikintu akagisubiza sibyo urashyize kuri stati none n'ejo ubundi namupostinga kuri stati na reaction yashyizeho ntago yabishyizeho ni ukuvuga ngo n'ubundi urumva wanza mutesa kwangara abantu bajya bavuga ngo ubu uri kumwihomaho muri comment ariko nanjye ndabibonye nese nimba umuntu umwandiki umupostinga nanakuati merci wamwandikira nagusubiza ubundi ni ukuvuga ngo mperuka kuvugana nawe kuri 26 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo yambwira guti email bari kuvuga ngo ndatukana singe iyanjye niyi anyoherereza iyi email yiwe we icyo gihe urumva hari ku izo tariki kandi se buriya reka nkubwire ukuntu rero isi ikoze ngiye nshobora gukunda Mutesi nta nkundi kimwe yuko nawe hari abakunda nawe batagize ute batamukunda kandi woramukunda ni uko isi ikoze rero woramukunda oya nakwemera gutukwa kubwe yego nakwemera kubabazwa kubwe yego nakwemera n'abantu bakanshiraho kubwe yego wanapfa kubwe nana gupfa kubwe wakora buri kimwe cyose ku bwa Mutesi yes urumva nisi waritse Ferdinand kari umwitangira oya aho ngaho ndi kuvuga mani muri social media Ferdinand si bya social media uretse kubona bihita we kuki umurwanirira ubundi impamvu rega nico nanjye yampaye ngiye Mutesi nzi igihe namukoze inkuru zari kumfungisha yego kandi harimo abanyamakuru babiri inyuma ariko Mutesi ntiyamfata ngo njyane hehe kumfungisha ariko man ntambwe ifungwa urumva ariko uzi kugira ngo umuntu afungwa afite abana uri no mu buzima butari buzima nese ubwo icyo kintu Mutesi nawe nabona ikintu nakora ngo nkimwishyurera ntacyo wenda cyo koze kwizi nkuru nishyuyeho agace kimwe cya kabiri urumva ariko nge mbiha agaciro ese basa wabiha agaciro ahubwo kuko impamvu yarampamagaye muri ibyo bihe arambwira ngo Pastor Juste mbabazwa no kubumvuga umbeshyera ariko nta nacana ugira byari icyo gihe nyine namuvugagaho nabi basi wakoze cano ukajya umvuga unamvuga nabi wenda biri no kukwinjiriza urumva byibuze nkajya nicara nkavuga ngo Juste ari kumvuga nabi ariko abana bakarya ni ukuri ayo magambo nge yarayambwiye yego urumva nyine uri kumva icyo gihe byari ibintu bikomeye cyane ubuzima bwari bukomeye nawe ubwe inkuru zari zikomeye urangije uhita ufungura cano huye hashiyeho agahe mfungura cano ariko kuva nafungura cano ntago nongeye kujya muvuga biri hejuru bigeraho byinjira nyine bikagira igikomere ku bantu ntago byigeze bigera aho hantu yego uyu munsi rero ngomba gushimira Pastor Mutesi nubwo hano atanshubije ariko yaranyumvise sibyo hakwe none ikintu na Juste byiza kwereka nubundi ariko ntago urwego rwe n'urwanjye bingana yego kuki mu mutuka rero nimba atari ku rwego rwanyu ni urwego rwa Ezekiel ni ukuvuga ngo Pastor Mutesi ari ku rwego rwa Ezekiel ari ku rwego rwawe hoya jewe Pastor Mutesi urwego rwariho ntago ari rwo ndiho kandi wibuke ko ni pasiteri nkabarevera ari hasi yawe ntago ari cyo mvuze mvuze ko habamo kubahana kwinshi nyine hari ibyo duhuriramo bya gishumba urumva rero kuba atansubiza ashobora no kutansubiza akabona ko ibyo ari bunsubize ndi bubizane hehe kuri YouTube agahita avuga ngo reka nihangane Juste mwihorere kuko nimuha voice
nshobora kumva mu gitondo avuga uti sha sheri wanjye twavuganye bimwe bya YouTube urumva ugasanga rero nabyo bimubera cyangwa se yanansubiza ejo bikaba ngombwa ko hari ubu ngubu Mutesi wasanga yarashatse no kunkandira n'akanyenyeri urumva akavuga uti nk'iyi message igize aho igaragara bashobora kuvuga ngo nishyura Juste mu kugira ngo agire ute amvuge neza ugasanga ibyo byose bigiye bibiki imbogamizi kuri we ugasanga yakagombye kuba yaraje no kunsura ariko akavuga uti nimusura sari bure kumfata n'ifoto kandi iyo foto nayimfata urumva burakiri ku mbuga nkoranyambaga nyine ugasanga hari ibintu byinshi bishobora gutuma atansubiza atanangeraho ariko ntekereza ko yakarebye n'ahandi hantu yanyuze ubwo butumwa urumva yakagombye kugira hanyuze iki ni ukuri pe sinicuza kuba naravugiye Pastor Mutesi wicuza iki nta na kimwe nzi ko ibyo nakoze biri mu nyungu z'umurimo wicuza ko warigeze kujya ku ruhande rumwe na ba Claude yego ibyo cyo ndakicuza pe kuko niyo nza kumenya iyo nza kuba narinzi ibyo ndi gukora ntago mba naragiye aho hantu nta nuba warambonye kuko ibya hano ku mihanda Imana igusebye umuntu ubu se twebwe twageraho urubwa tutarwambara nuko rero ni ukuvuga ngo nimba uri gufata ahantu habiho umuntu akaba ariho uri gushaka kubwira isi yose banza umenye ngo nawe ejo zizakwakana ubura umuntu uza kukurengera no kugutabara ariko se twavuze ibyiza by'umuntu ntago Mutesi yakwitwa pasiteri ntaho yigeze ahurira no gusenga ubu se ntabo yasengeye ntabo yafashije ntabo yaganirije ntabo yubakiye ntabo yishyurira amamituweli uyu munsi nimba ageze ahatabishobora ntago twakagombye kumva ko ari ikibazo ku buzima bwe uyu munsi kuba yibwe rero nawe akeneye ubutabazi sibyo kuko niyenda yatwawe na telefone igurirwa 50,000 wasanga nawe bitewe n'inshingano afite n'iki ntabyo afite sibyo rero uyu munsi wa none kugaragaza ko Mutesi ari umugome ari shitani ari iki ntago ari cyo biri butuma abantu tubumvisha ko dukijijwe ahubwo abantu bari kutunyuzamo ijisho ese abapasiteri barasebanya bakavugana nabi urumva uyu munsi wa none hari umupagani wakubwira uti ngiye ndusha agakiza Juste uti gute yaguhingera ugasanganiza urumva nuvuga ngo rero twebwe twakagombye kumenya ngo ese niki Juste nakagombye gutangaza ariko kubera ko YouTube twarangije kuyikora nk'ahantu hatunze famiye zacu ubwo nyine nibyo byasha tugenda twamba ariko tutarebe imbere ntago twebwe turi nyamutegera kazaza ejo ahubwo twebwe turi gukora nka nyamutegera k'uyu munsi urumva rero njyewe kuba naraohereje voice Pastor Mutesi uyu munsi sitariki ngire ngo 10 wamweje ku itariki 20 z'ukwa karindwi utitariki 11 z'ukwa munani yego ni ukuvuga ngo urumva icyo gihe cyose waba ubonye intambara ndwanye nayo muri intambara mburayemo 5 sure yego urayemo 5 muri iyi minsi yose ari mazu uri kuvugira internet iminsi 3 muri iyi minsi yose ari kuvugira Pastor Mutesi nje YouTube yanjye niko imeze nk'iri kwiyadabuta muri ibi bihe noneho n'utwo nkuyemo duhura na twa tudeni tw'inyuma y'urugo kuko buriya mu bintu nirinda kubana n'abaturanyi nabi kuko umuturanyi se urataka akaba ari ukugeraho uhura n'ikibazo ukawenyabije muri iyo butike nirinda kugira ubudeni muri butike nturanye nabwo n'izo butike ariko mpuyemo n'ibibazo urumva hamwe no kujya nk'ubu ndimo ideni ryaho banyogosha nk'ibihumbi 20 ubwo ujyaho inshuro zingahe njyewe mu cyumweru niyogoshesha 2 kandi ubwo ni 1,000 njyewe naba ubwo urumva mu cyumweru ni 2 abana bakajya kwiyogoshesha aho hantu rero uri kumva fagitire kwezi kugashira urumva ariko ntago njyewe ibyo mbyicuza ntago mbyicuza habe namba ahubwo ndashimira Imana ko icyasha bari bashyize kuri Pastor Mutesi Imana yakimukuyeho uyu munsi wa none
bikagaragara nk'aho ibintu byeditinzwe nk'ibyo nabwiraga abantu. Rero abanyanze bo bafite n'ibyo bimenyetso ntacyo bitwaye, ahubwo igihe gikwiriye Imana izampemba ngewe, kandi nitanampemba burya ngo ineza uyisanga hehe? Imbere, ntabwo ujya uyisanga inyuma. Hari ubwo nzanapfa iyo neza sinyibone, ariko usanga ikurikiranye n'urubyaro rwanjye, usanga ikurikiranye n'abuzukuru, kuko umurimo w'Imana dukwiriye gukora uburyo tutagomba gutukwa ku bwacu. Ibintu abantu bizanishijwe ngo bari kuburekinga ibibi by'abantu, bamenye ko n'abejo bazaburekingirwa ibyabo. Yego. So nongere nibaze, ejo bundi twagize gutya Pastor Mutesi asohora amajwi y'umugabo wamuhamagaye ngo ari kwitira ngo intumwa ya Murangira Bitseri. Biriya bintu iyo birebye ubona Pastor Mutesi ubona bidashobora kuzatuma akaba Pastor Mutesi ubona adashobora kuba yafungwa. Ntago yafungwa. Mbona ko Pastor Mutesi abantu bose hari ukuntu bamufasha, kandi ntekereza ko nawe ibintu byabayeho muri ibi bihe byaramuhungabanyije. Hari ahantu ngiye mbona byamukozeho ku buryo hari ikibazo ashobora kuba yaragize, ahubwo hari n'abamama hari abantu baganiriza abantu bakanatuza, bashaka Mutesi bakamuganiriza agatuza. yaba afite ikibazo ubwo ntabwo nshaka kuvuga ngo afite ikibazo mu mutwe. Hari ukuntu inkuru ziza noneho zazajya zisa nk'izimeze nk'izishaka kugaragaza ukuri. Urabona uri umumama uvuye mu bukwe ejo bundi ugize ute, uri kwiyubaka n'umutware, hakumvikana ijwi bakarihinduramo ko waguririye uwo muntu ngo umwice. Icyo ni kimwe. Iryo jwi impamvu rije ni amajwi yeditinzwe abeshya ko ari we urimo uvuga ayo majwi y'ubusambanyi ufite abana. Urumva ubwabyo ibyo bintu wabyakira gute nk'umubyeyi? Ku buryo se Pastor Mutesi atari wabwiye uriya mugabo ngo uko azica Ezekiel? Ariya majwi yaraye, icyo ndi kukubwira niho nashize mu by'ukuri. Ariko mbere yariya majwi icyateye kugira ngo abe yabwira umuntu uti mumfatire Ezekiel sibe ibiganiro, ni amajwi y'ubusambanyi. Ni amajwi y'ubusambanyi yari yumvikanye, ameze nk'aho ari Mutesi kandi harimo iki iharabika. Ntago yari we? Ntago yari we. Yari inde? Ntawe nzi. Nta n'uwo waketse se ndabavuga kimwe. Buriya ngo ku isi habaho abantu bane basa n'umuntu ngo byanyabyo. Yego. Bro nimbo abo bantu bahari basa n'umuntu, hariho n'abandi bantu nka batandatu bavuga nk'umuntu. Ngo hari nk'abajiste bandi musa. Bro nimba hari bajiste dusa, hari n'abandi bavuga nanjye nkanjye. Umuntu uvuga nkawe. Yego. Urumva? Rero niyo mpamvu uwo muntu uvuga nkawe byakagombye kuba ngombwa ko nimba hari umuntu uvuga nka Mutesi. Yego. Ndakumva. Byumvikane ko nimba hari umuntu usa na Mutesi hari n'uwavuga nkawe. Yego. Rero bishatse kuvuga iki? Ni uko ibyo abantu bose bigira. Urumva? Nta iyi si ntisakaye. Aho iri hose nawe wanyagirwa, iyi si ntisakaye. Umuntu usa nawe ko numva bagira amakosa nimba akora bya bintu. Umuntu usa nawe rero nyine yaba ari uvuga nkawe, ariko nta nubwo avuga nawe neza rega. Iyo birimo bigenda birangira bigenda bigana, bigenda byerekana byumvisha umuntu. Rero kubikora kubyamamaza nk'abatumishi nk'abantu babonerwa bafatirwa icyizere cyo gukizwa ntago aba ari byiza. Yego. Hari amajwi arayumvishe wumva nta bintu biri kuzamuka mu mubiri. Ariya majwi se kubera nagiye nyumva nshaka kumva ko ari nka Mutesi, nta bintu byazamukagamo. Kuko numvaga nshaka nyine kumva kuri nkahengeka kavuga ngo reka nze ugashakamo Mutesi ukamubura. Yego. Nkamushakamo neza bikarangira mubuze. Yego. Ndabona ibintu by'iki gihe bikomeye cyane. Hanyuma rero ubita Ezekiel. Icyo Ezekiel uyu munsi wa none kuko ari mu nzira, wibuke iyo mikoro, kuko ari mu nzira mba mbona nawe zishaka ubwiyunge na Pastor Mutesi. Ezekiel gushaka gusaba imbabazi Pastor Mutesi?
erega bombi bagomba kwiyunga bombi ni abakozi b'Imana kandi nta byabaye birenze kuba ejo bakenerana ni abanyarwanda ejo bahurira ahandi ni abakozi b'Imana ejo bahurira mu murimo w'Imana rero bakwiriye kwiyunga kuko ubwo nyine iyo senari iba yabaye ntago bagakwiriye kubaho bagiye rero wenda nka Ezekiyeli ibyo yatambukije yumvaga biri ngombwa nk'umuntu wari ukeneye views nk'umuntu wari uguye ku nkuru imeze nk'aho ifite ibimenyetso ndetse nk'umuntu wemezwaga n'umuhaye ayo majwi nyirayo urumva nyine uri kumva nawe nta kundi yari kubigenza rero njye mbona ari we ntago yakoze ibintu byiza namushimira nanone ariko igihe cyo cyakagombye kugera bo bagasabana imbabazi ntago wagaya Pastor Mutesi kuzana murangira Bitseri nanyi nkubaje wenda ntago akinsubije neza impamvu nta mugaya nuko Pastor Mutesi nabikubwiye neza afite inkuru zamukozweho zamusigiye igikomere babyange babyemere nuvuga ngo niyo mpamvu rero nimba umuntu amuhamagaye yitirira inzego ahubwo ntekereza ko yari ahaye amakuru inzego mu buryo bworoshye urumva rega izi YouTube channel zacu natwe hari abazikurikira kandi ejo wazajya kumva umuntu atawe muri yombi kandi ikindi ugomba kuzirikana nta kindi icyambere wibuke ko Mutesi hari nandi ma message n'ibiki yagendaga yohererezwa kera waba uyibuka avuga ko azagirirwa nabi ayo ma message n'amanimero akashyiraho rero ntekereza ko uyu mubyeyi wenda icyo namubwira nibuke ko ari mu Rwanda rufite umutekano kandi yibuke ko ari na mukuru yibuke ko nawe ashobora kubasha kugenzura ayo majwi akumva nta muri buwaza yigira kure ribu igushaka iraguhamagara kuko ribu nta gereza igira urumva ribu ahantu uba uri uhaba kugira ngo mu gihe kiri kuzuza dosiye yawe ibyo waba ubyibuka kugira ngo ushyikirizwe iki ubushinjacyaha urumva ribu yigenza iki igenza ibyaha ntago ishinze iki ibyaha rero nuvuga ngo ribu nimba ishaka jisite ntago yamutumaho umuntu ngo mu telefone nese ribu mujya inama gute aho mugira inama ni muri office rero njye sinagize n'amahirwe yo gukurikira ariya majwi cyane narabyumvise numva ni ibintu ntari kumva ndabyihorera ariko nanone Mutesi nahumure nicyo namubwira icyambere afite Imana icya kabiri afite ubuyobozi bwiza ari mu gihugu cyiza kiri mu bihugu bingahe muri Afurika bifite iki umutekano ndetse kandi anizera iperereza ry'igihugu arimo urumva kuko nzi ko cyokoze ari hanze yahohoterwa nabwo ariko si bikunze kuko hari abanyarwanda benshi bari hanze y'igihugu ariko yere kubaho nk'umuntu ufite ubwoba bw'abantu yere kubaho nk'umuntu wakwangirika ibibaye nimba yatabaje ribu nayirekera akazi kayo igakore kuko nabonye igihe iyo kigeze ribu iraza nirwo rwego navuga ngiye mu buryo rugerageza kumva abaturage mbere y'uko rushobora no kukwambika amapingu kuko ibyo dukora twakwambaye amapingu ntakabikoze mwambaye amapingu urumva twakabikoze twamara kubikora hari igihe umuntu akora ibintu nyine akabona ko nawe gukora ari ibyo bakwiriye kuba bambaye amapingu kuba bambaye amapingu ariko ribu kuko ari umubyeyi ikavuga uti jisite yashakaga iki umuganda nkora bibaye ngombwa ko YouTube channel zigera nko muri gereza itabanza ikaza bakazaba bakoreraho ibiganiro nabo bemerewe gutunga amaca n'abari abari muri gereza hanashya rero hashya cyane ahubwo se niyo umuntu wazongera gukurikira YouTube yo hanze ndakurahiye nk'abantu bari muri gereza bakemererwa nko gutunga amafone abayo niyo baba batemerewe gutunga amafone ahubwo bakaba bafite nka kamera bemerewe gukora ibiganiro ku YouTube hashya bazajya binjiza buri munsi azajya batera story kuko urumva harimo abasaza hariya baba bazi kuganira harimo abakinnyi b'imipira gereza zigira imipira ari umunyamakuru w'imikino baherutse gufunga yageze yaragumye aratoza Rugaju Rigani ari gutoza
ikipe yo mwo hariya nyine hariya afungiye. Titi Brown cyagiye yageze atoza agumya atoza groupe yo kubyina. Yego ni ukuvuga ngo rero babemereye YouTube zikabaho shaka ubwiza ukuri ahubwo ntibazabemerere utabutanze igitekerezo twashya kuko nta vizo bazongera kubona ntazo wabona niyo bazajya babasora ibiganiro nibanabirebe niba ngo akari kamera bashutinga bakora ibiganiro basaze ikintu cyabaho umuntu yazajya ajya gufungurwa agasanga afite miliyoni nka 20 zavuye kuri YouTube hamwe baba barakatiwe imyaka 3 5 ingahe reba nyine reba nk'agafaranga arimo atera story na Sarongo mwimbere bafite nka cano yabo mbabarira ubwire no nandi icyo kiganiro cyarana urumva reba nka Silas Byesu ni ku murongo arimo akina nk'ikarita n'agafaranga Sarongo ari batatu uwo mukino mbwira ukuntu wazajya umeze yangure nafata ku mavuta ukaba ari kumwe nandera nuko se yarekuwe oya nagararekurwa nenze ko yarekuwe oya ni inkuru baproposaga n'ibintu baproposaga ariko ntabwo barari uzikari n'umuntu ejo nabwi wambaje fata ku mavuta yambuga uti yarafunguye kera haracyarimo ariko nyine si urumva afata ku mavuta reba ufashe Jean Paul Nkundi neza nafata ku mavuta ugahita ufata ku mavuta bagakora cano yabo bari muri gereza cyane gute hatacya koko nta views twazongera kubona aho byihorera urumva nuvuga ngo ugafata nka Jean Paul Nkundi neza ikiganiro cyumve ibibazo by'ura muhungu urabyibagiwe urumva ndakubwiye ngo waza ubwenge akahita busubiza ku murongo ndakubwiye ngo hari ibintu nta twaba ahubwo ibintu ze kubikatamo kuko ushobora kubugiriye inama nk'ikigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa ibyo ngibyo ntabwo byakunda banabikora oya no hanze y'igihugu se hari ahandi hantu biba tureka no kwimagina hano mu gihugu hanze y'ibindi bihugu hari umuntu YouTube channel ngo yaba imfungwa za United States wenda tubona muri film ukabona abantu barafunzwe twaba tubuze views ndakurahiye nuko rero nuko biba bimeze ariko urumva ko uwo bita Pastor Mutesi abantu benshi ni igikorwa bagaye cyane kubona yakiya postinga agatangira havuye inkundura ziwe no kwambara ubusa habanje kuvaho inkundura ziwe na Asia hakurikiraho inkundura ziwe n'amanare amajwi na Mama Sharene ibyo bivaho haje n'ibintu nyine byo kugira byo kurwanya intuza habanje kuzoze kera avuga ngo rugana intwari biki ibyo niho ubundi ariko buri uzi kiriya saga ariho yahereye buriya kwa rugana intwari muri iriya saga ya rugana intwari niyo yateje ibibazo kuko yaraje hazamo umuntu uzajya wandikisha email ya Pastor Mutesi abantu batangira gutekereza ko ari inde ari Pastor Mutesi wa nyawe imyandikire imivugire ukabona rwose ntiwabihakana ko ari iki noneho hakorwa ibiganiro byinshi tuvuga ngo Pastor Mutesi noneho yatinyutse nk'ahatariwe urumva none se ubwo nimba bura mikora ibiganiro ntibikorwe urumva biba bimeze gute aba ari ibibazo bikomeye cyane reba noneho wamwambuye kamera kuko ibiganiro ntibiba muri kamera biba muri mashini urumva noneho utekereza rero wamwambuye machine akoze kera ngo baramuteze ngo bashaka kumwaka kamera na telefone kare kajure kuri mu Caritas oya baramureze kera bera ibintu byari ibyanya ariko byari ibyanyabye gusa yagize akoba yagize akoba kandi n'uwabikoze nimba byaranabaye nawe Imana kera asenga bizamugaho bituma na mushikiwe ibintu byatumye na mushikiwe kera aza kuri kamera aho rero niho nyine nahise menyera ko atari byo kuki sataje umugore we rega buriya nge ntago mushiki wanjye ndamufite ariko ntago arusha madamu wanjye uburenganzira kuri njye urumva mushiki wanjye arahari kubeze kera yakoreza mushiki we kuri kamera hariya niho byahise binyereka ko ibyo agiye kutubwira ari ubufu nukanga umugore yanze kuza gutabaza cyangwa umugore yanze kugira ariko buriya iyo mugeni Providence aza agatangaza hari inkuru zari kubaho zitari koroha kuko buriya ni gakerega umugore w'umuntu abeshyera umugabo yego buriya nubona n'umugore watinyutse akaza kuri kamera akavuga ibintu ku mugabo we ibyinshi ujya ubyemera
ni ukuvuga ngo ibyo byose impamvu wenda ibintu ikintu cyakweretse ko atari ibyanyu hasa ni ku buryo utigeze unahangayikamo na gatoya. njyewe Ezekiyeli nubwo turi ku ruhande rumwe Yego. yaranyanze nzi ko inkuru yamubayeho ya nyayo nzi ahantu habiri nagombaga guhita nyivana rega nta gisambo cyakuniga ngo kiguhe umwanya wo gushyira kuri sitade ariko noneho ukanashimutwa telefone ukayigarukana ariko sha ariko muransetsa uzi ko munsetsa weho igisambo bakagushimuta telefone ukayigumana ugashyiraho abo bashimusi nabo baba ari fe ariya telefone ngo nibi abo bashimusi nibo ba mbere naba mbonye ku isi ngo ibikoresho ni Paul ngo wabizanye mu gitondo ubundi ibikoresho na kamera ese biriya bintu ntabwo biba byamugiraho ingaruka nyine ari ukuntu showbiz mu Rwanda cyangwa n'ahandi abanyarwanda tuyikora nabi ku buryo niyo utatse nuvuga ngo hari n'umuntu ushaka gukorerwa ihohoterwa hano kuri izi mbuga nkoranyambaga ariko kuko ibya YouTube twabigize agatogo n'amapuranka menshi umuntu akarinda apfa ataratabarwa y'ibyo nyine nkaza nkavuga ngo ndashonje umuntu akavuga ko iniga ya Burayi yicongesheje kuko ntiyumvishe ko no muri salo mpikopesha urumva ntago arahumva none Ezekiyeli nuvuga ngo imipangire ya kiriya gikorwa yari iciriritse nimba ari n'amabandi yamufashe nayo yaraciriritse kuko buriya ibandi rikigufata ifone rirabanza nyine bakikujwatira gutya telefone niyo babanza kugira ute kugukuraho kugira ngo utaza kuko azirastate ntago zimara amasaha 20 baba mana we baba bahubuyeho wewe ubwawe nimba ifungurujwe amazi aho gutikanura telefone ikavamo password bagakuramo ibyo bakeneye none twibaza kuri amajwi ya Ezekiyeli atangiye kujya hanze rero ariko kuvuga ngo ribu ibiki n'ibiki none ko ayo majwi yagiye hanze avuga ko azitaba ribu kuwa mbere n'ubundi agashimutwa kuwa mbere nje mpita mbyuzuza nubwo erega biriya bintu yari yakoze n'amaspace n'ibiki ni ibintu n'ubundi ari mu Rwanda pe yari gukurikiranwa ariko kuba yari ari hanze wasanga aranahamagawe cyangwa ntahamagarwe bikamuha ubu ntago ari ibibazo byo kuba ribu yakwambuka imipaka ngo igiye kugira nimba Mutesi yavuze uti mwambure kamera ribu nayo iratekereza ese koko ku cy'umwana yatesheje umutwe uyu mubyeyi ibintu nk'ibyo ariko bose ni abanyarwanda nta kibazo buriya banaje icyo babategeka ni ukwiyunga ntago ari igihe cyo kugira ngo bo bagenzwe byabyo kuko nta bindi nubwo byatumye nyine imbuga nkoranyambaga zishyuha nk'ibyabaye abana b'urubyiruko bakahashirira ngo ariya majwi ubundi ngo ibintu yakoreye urubyiruko uzi ngo abagabo bayumviraga muri dushe uwo bita Pionika yaravuze ati ubu tuvugana ngo mbere yo kuryama ndi kwanza nkumva amajwi ya Pastor Mutesi nkamererwa neza uri kumva rero uzi ngo abantu bagiye muri dushe bayumviragamo hakari amajwi yari kubajyanamo amajwi yararenze Pastor Claude aritereka gutya Pastor Claude yaritereka ati mwumve nawe ariko akumviriza akumviriza ukajya ubona imirimo uri kuyongo amajwi ukajya kumva ibintu ukayangone kompagiteri irimo itsindagira ahantu ubuguza abantu Pastor Claude yakoreye show kuri uriya munsi show ahubwo abantu yahambye ikuzimu abantu yishe muri ariya majwi nagera mu ijuru Yesu kugira ngo amabara azabanza muhe igitabo tibasubize n'abantu bayabitse bakiyakoresha cyane hari abantu bayabitse n'ubundi bakiyifashisha cyane so turagaruka rero twibaze hari umugabo wagaragaye bita Dr Patrick ari we wita Papa Charlene uriya musika muri amutubuzi sura mu Papa Charlene se reka Papa Charlene wanyawe ndamuzi utari uriya Claude atari ntakabanyura Claude atari n'uriya Patrick Patrick se kwavuga nkaho ari papa kuriya uriya we nimbiri ya foto naba bajya bashiraho nimbari uriya ntiyajya mu maguru ya Mama Charlene waperega Mama Charlene na kera yari akabyuti cyane ariko nanone kandi wumva ko kera ari akazi runaka akora nimba icyo gihe barahuye Mama Charlene agikora akazi ko mu rugo no ariko sha uzi ko mwafasha akoze mu rugo mukabahindura intuza uzakoze mu rugo bazishenye se ahubwo ese bazisenya ari ibisabune
ariko sha nturabona umukozi wo mu rugo nyine reba noneho mama Sharene arya ubuto ariko Mashere nako ngo numwe mu bagore bagukurura njyewe oya ntagira ari size yanjye ntagira ari size yanjye mu maso gutya afite ntiyankurura kandi ngiye kugira ngo nemere umuntu arabanza akagira mu maso hasi agokurura ni he kandi mpakubwiye ko ari mu maso mu maso hiwe hojya kuri mama Sharene nta na hamwe ariko ni biriya bihe byiwe yabiciyemo ukazajya ubona akipostinga Sharene wiwe aho nyari na channel ashyiraho Sharene ariko ukabona Pastor Mutesi arimo araza agahangana kuri social media yumvikanisha ko atari ko Sharene araceceka kugeza igihe nyine erega mama Sharene hariya yari yaje mu mwandiko kugira ngo inkuru ibyimbe ariko ntago yariwe nta n'ibintu bye birimo hariya nta n'akantu na kamwe karimo rero inkuru yari yaje systeme y'iyi nkuru ubundi kwari kugira ngo ubukwe bwa mama Sharene bupfe ese ninde washaka kwica ubukwe bwa mama Sharene nyine hatanzwe n'ibiguzi byinshi hari uwarambagizaga papa nani mama Sharene biza kwanga mu kwanga rero baza kwiyumvisha ko kuba ubwabyo yarakoze yarabye Sharene aricyo kintu cyabaho kugira ngo uwo mugabo najya kumutwara nawe yimwe ibyangombwa yuko yahavana abana inanga kare mama Sharene agomba gukora ubukwe ari hanze urumva ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo mipango yabo bose igende bapfubana yo kumusebya n'ibiki rega mani reka nanabwira abagabo ko umuntu yaguha igitsina warangiza ukumva ko kumutaramana ari byo mani banza unubahe ko yabumbuye amaguru basi akanahakwereka sibyo ubwo rero ni gute umuntu noneho yaba yaraguhaye n'igitsina akakubyarira noneho ukumva ko kuza uri kuburana ngo Sharene wawe indi myaka se wari urihe wambobo bivuga ngo mana ibi ni ibitubuzi uri kumva arazana arashaka kumvikanisha ko abantu bose bakomeye ngo baziranye ngo Rutayisire ngo namwigishije good morning ngo barugagi ngo abana barugagi tubana inaha ngo mfite abana ngo Sharene n'umwana wa 37 tekere yabyaye tekere kandi akafite imyaka ingahe numbaza akase hari umuntu wabyara abo bana bariho bariho ariko ku iki kinyejana ntiwabona biragoye cyane ko wabyara ariko kera umugore umwe yabaga ari kuri kariya gasozi hariya cyokoze utari mu batunge ariko se byashoboka nanone abo bana barababyara genze umugabo ufite abana 30 yabyaye abana 30 yaranapfuye ku bagore bangahe baramushyinguye ku bagore 3 ngire ngo ngori mu 10 hoya hari ababyeyi 7 ndabyara bangaye n'undi buri agakabatunga tabishyura ako nibyo kera byarakundaga ariko kuri ubu biragoye ikintu wese kera wasangaga agasozi kamwe kariho umugore we n'akandi umugore icyaguheshaga kuba ku gasozi kugira ngo ukize wahashakaga umugore ariko uyu munsi biragoye na 3 kubibabyara ubwo rero kuba mama Sharene bashakaga kumwicira ubukwe ariko barahomba yego ubu ngubu ubukwe bwe burahari buzaba nyine tariki zingahe ntabwo bamvitation irasohoka ntabwo ndayibona ariko burahari ariko uzabutaha n'igihe ntabutaha pe neza ubwo bwabera Katari nkajyayo kugiye ku murongo ari umunyekatari ese najyayo wajya ariko nk'umuntu nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe kiretse yantumiye aguha invitation ntabutaha watega indege ukajya mu bukwe ayimpaye se ubundi ubwo nakuraho itike yo kuyitega yaguha n'itiki urumva se ngaho utekereza utumiye umuntu ugiye no kumutegera ubwo amahirwe mbufiteho nayo kuzabuvuga nka bucuruzi ariko kuvuga ngo nzabutaha ntabwo bihari cyo koza bibereye nko mu Rwanda ho nakwitegera nkana ese ubundi si ibi kimwe no kushaka gusanga ari ibihu hari ikintu kigaragaza ko buhari oya burahari wowe ufata icyo genda bizi
nkanjye umuntu uvuga nka we yego urumva yego nkanjye umuntu uvuga nka we yego urumva yego